njyewe uri kuri izi ndangururamajwi za Sikosi Bandebe TV, nitwa Sikosi, nkaba nabateguriye inkuru nziza y'abantu bakundana rwose, umusore ukunda umukobwa, ariko mwibuke gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikirana izi nkuru. Turabonamo umukobwa w'uburanga bwinshi utambuka intege zikagwa, harimo n'umusore twabonye ufite urukundo kuri uyu mukobwa. Nuvuga ngo uyu musore akunda umukobwa bambeyo, umukobwa mwiza. Umusore muramubona disi afitiye impano nziza umukobwa, murayibona yayibitse inyuma, sinzi niba mwese murimo kubireba, mwese murebe disi. Umusore yishimye bizonga mu byamwishe, ikigaragara disi akunda uyu mukobwa. Reba disi, reba dore umukobwa afite amatsiko y'ikintu yamuhishe, disi ntabwo arakimenya, disi yakimuhishe. Reba bambe yo ati tone nkwereke impano nagutegure. Yo reba disi amuhaye impano nziza y'ururabyo rwiza disi. Yo umukobwa biramutunguye, bivuga ngo ntabwo yari yiteze impano, umukobwa akahise arakara. Yamuhaye impano disi, umukobwa ahita arakara disi. Umuhungu yari azi ko agiye kwishima, yo umukobwa akarakaye, yo disi umuhungu ahise agwa muri koma. Reba disi, ibi nibibayo ni ibiki disi? Kuki intego azivamo? Yo disi kuki integera udashaka, kuki integera amaboko udashaka kumobera? Umukobwa yazamutse just reba disi ukuntu amureba. Umukobwa disi yahise agira uburakari, sinzi ikimuteye uburakari. Bivuga ngo disi ntabwo akunda uyu muhungu, yamufataga nk'umuntu usanzwe, aho umuhungu we yabonaga yuko ari rwo rukundo rwe. Reba disi, umukobwa aragiye arebye wa muhungu, muramubona ya mpano yamuhaye. Reka turebe ese yakishimiye, reka turebe niba ari ukubwe. Yo disi nta nubwo yishimiye, bivuga ngo yayigaye, yamwanze. Yo reba disi yikandagira disi, yo yamwanze. Yo disi nuko byaranga.